nitubura n'amagambo yo kubivuga nuko nyine biraba biturenze. Nitubura uko tubivuga nicyo kimenyetso cyuko byabaye byiza ku buryo tubiburiye amagambo. Imana yarakoze. Imana yarakoze, Imana yahabwe icyubahiro. Tugiye gusoza amavuna dufite umunezero. Turi ku Muhima, tudomotse vuba vuba kugira ngo tube turi hano, ariko tuvuyeyo dushimira Imana kuko ibyo twari turimo byongeye kudukomeza. Reka mbaze iki kibazo nyuma ndabaza n'ikindi. Abari muri iri teraniro ni bande koko bumva ari abadivantiste b'umunsi wa karindwi? Mwe muretse dore ukuntu rero mugira ngo ndabajije ngo ni bande babatijwe mu badivantiste? Shakisha mu mutima igisubizo ugiye gutanga. Shakisha mu mutima, ntushakishe mu mubatizo. Ni bande koko bumva mu mutima ari abadivantiste b'umunsi wa karindwi? Muzamura ibiganza. Urabona yuko noneho amaboko ashobora kuba abaye makeya. None se reka mbabaze, ni ikibazo cya kabiri. Ni bande bizera yuko iri toro ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ryabyawe cyangwa ryavutse rikurikije ubuhanuzi bwaryo? Imana irizi, irifitiye gahunda, bakanizera ko uririmo ari uwo nguwo Imana ifitiye iyo gahunda y'iryo torero. Ni bande babyizera? Amen. Aho rero mukwiye kuba benshi. Nimuvuga yuko Imana izi iri torero, muzarenga iyo ntambwe, mubihindure muti ubwo rero izi iri torero iranzi kuko ndirimo. Ifite icyo yavuze kuri iri torero, ubwo ninjye yakivuzeho. Umugambi ifite kuri iri torero, ubwo ninjyewe ifiteho iki? Ntabwo ari ikindi kintu tuvuga, kuko iri torero naba ririmo. Uburyo ribaho, uburyo rikorwa, uburyo Imana irirwanira ishyaka birenze amaboko yacu. Ndabasaba cyane ngo mwizere Imana yahanze iri torero, nibwo tuzumva turi mu itorero neza. Impamvu tuvuye dukomejwe nuko twarebaga ko insengero zifunze, ariko ibyivugabutumwa byahawe iri torero byo nta kizabifunga. Nicyo twabonye. Igihe cyo kuvuga ubu butumwa kikiriho, Imana kuko niyo izafunga. Izafungisha iki? Izahaguruka ku ntebe y'iki? Nihaguruka ku ntebe y'imbabazi izaba ifunze. Mbese ntizabifunze? Yari yahaguruka ku ntebe y'imbabazi, niba ikiriho igitegereje abihana. N'uburyo bwo kubabwiriza buracyagenje bute? Bwose bushingiriye ku nsengero? Mu gihe bwose bushingiye ku nsengero? Oya. Ubu tuvuye kwiga ngo noneho ubudivantiste nyabwo, ubwo bwo ntibuzafungwa, buzabwiriza ubutumwa kandi abantu bazihana. Ubu turi kwerekeza mu gihe habwiriza imibereho y'umudivantiste, kuko impimbi ziri kuvaho, insengero zigafunga. Mbese turi kujyana, ariko imibereho y'agakiza muri twebwe ntabwo izafungwa, kandi icyo kizabwiriza ubutumwa. Icya kabiri, twateranye turi ahangaha, ariko mbaho urugero rwa hafi. Umubwiriza nawe yaratangaye, turanabivugana hagati muri iki cyumweru. Uyu munsi bwo sinabimenye, ariko nko ku isabato iheruka muri gahunda yo kuramya, abatari bicaye hano bakurikiye amateraniro kuri YouTube bageraga ku 9,000. Ibihumbi? Ubundi ndumuswa kuri biriya bintu nabonye handitse 9.3K. Barambwira ngo bisobanura 9,300. None bari kumbwira ngo ni 10,000. Urumva narebye nabi. Abo uyu munsi ni 10,000, abo ubushize ni 9,000. Ntago nzi kubireba. Sibyo muntu w'Imana. Mbese nabo barabwirijwe? Mufite za WhatsApp ziri kumara iki? Ziri kumara iki? Nk'umudivantiste ziri kumara iki kuri mission y'itorero? Ariko aho bari hirya no hino barabwirijwe. Kandi mu babatijwe uyu munsi, raporo twahawe n'umukuru w'ivugabutumwa nuko no mu babatijwe uyu munsi harimo abihanye bakurikiye amateraniro kuri YouTube. Umuntu wese watanze
ifaranga uko ringana kose ngo iyi kamera igurwe, Imana imuhe umugisha. Yabikoze kidivantisti. Byabaye by'amagambo y'abakuru b'itorero n'abatuyisenge, abantu bararakara. Raporo zangeragaho nkabibona muri mapato ngo barakaye, nkavuga nti nibarakare nibajye mbere barakare, ariko uyu munsi abarakaye nimunezerwe, kuko abantu bari kuza kubatizwa kubera ayo watanze. Kamera ikagenza ite? Urababaye, ariko uyu munsi twabatije. Mbese muri kubyumva? Iri torero ryahanuweho ibintu byinshi. Reka mbabwire icyanyuma, tugiye gusenga, nateguje niba yabirangije sinzi. Iyo twize ubutumwa bwa Yobu, tubona ko Yobu ameze nk'uwatanzwe n'Imana ngo genda ukore ibyo ushaka byose. Mbese siko bimeze? Iri torero rizagera igihe mubone rimeze nk'aho Imana irirekuye, ariko icyavuzwe kuri Yobu cyavuzwe no kuri iri torero. Ukora ibyo ushaka byose, ariko icyo utemerewe gukoraho ni iki? Ubugingo bwo ntibutangwa. Nuba muri iri torero ukabona biratereranwa hirya no hino, uzamenye ko Imana idatanze ubugingo bw'abari mu itorero. Bazakora ibyo bashoboye byose, mbese turi kujyana, ariko ubugingo bwawe uri mu itorero uzamenye ko Imana itagenza ite? Ntabwo iburekura. Imana ibaho umugisha. Ubu nanje gusoza ivuna, none nakubisaha y'abapasitoro kabaye, ariko reka mpenera aho ngaho. Ndanezerewe cyane. Ndashimira Imana ko igihe kigeze Musoni yaje, byatumye twimura ivuna, kuko nawe yari afite irindi ayoboye, kandi naryo riri muri gahunda y'iniyo y'u Rwanda. Buri rariya vuna mwayoboye riri muri gahunda ya iniyo. None natwe niyo mission tuzanye, sibyo? Abo twari kumwe tuzaye mission, turaze kubibabwira. Uziyeri uzabibwira abakuru b'itorero, gahunda y'iniyo y'u Rwanda araza kuyibabwira. Nicyo Musoni yari arimo mu kwezi kwa gatatu. Rero igihe yaziye turagishimira Imana. Raporo tubahaye nuko habatijwe abantu 37. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo wenda twari tugendereye ababatizwa cyane, ariko iri torero ryarakomejwe. Mbese ryarakomejwe, kandi nanone icyo nabonye itorero rya Imana yerekejeho cyane ni ugushikama kw'abaririmo kuruta bari hanze yaryo. Icyo kora byose twarabibonye. Rero igihe cyo gushima cyaza gukurikiraho, ariko muri kuko twatangiye twapfukamye hano, tugenza dute? Turasenga, tugiye kuhapfukama dushime. Nibwo buryo tugiye gusoza mivuna. Abo twari kumwe dupfukamana hano rero nibaze. Abadahari ni wari uhagarariye abaririmbyi icyo gihe. Twari dufite uhagarariye korali zaje. Ubu rero nabwo korali yatumiwe hano ni duha umuntu umwe aze. Ariko twari dufite Musoni, nanjye nari mpari. Twari dufite uhagarariye abadiyakoni yari ahari, naze ngwino. Twari dufite uhagarariye amakorali, yego nibaze. Abari bahari icyo gihe dupfukama hano bagihari nibaze, cyangwa se niba badahari ariko icyo cyiciro ni kizi, maze dupfukame dusenge. Nibwo buryo turasoza mivuna. Twapfukamye dusenga, dusaba Imana, dukwiye gupfukama tukayishima. Data wa twese, Mana ikiranuka ishobora byose, turagupfukamiye tubikunze. Ubu turabo kubara inkuru, kuko igihe gitambutse cy'ibyumweru 2 inkuru turayifite. Ariko igihe heruka gupfukamira aha ngaha dusenga, nta nkuru twari dufite icyifuzo. Impamvu twaguhaga icyifuzo nuko twari tuzi imbaraga zacu nkeya ko zitabasha kurangura uyu murimo. Twagusabaga twinginga, kuko twagushyiraga imbere Musoni uturuka aho atuye, akabifatanya n'akazi akora, akazahagara kuri uruhimbi ibyumweru 2 n'umunaniro n'amagambo n'ibitekerezo bya kimuntu, ariko abwiriza itorero. Duhitamo kugusaba ngo uzamufashe. Twari duhagaze hano, hari abaririmbyi bari zaririmba n'abatumiwe hirya no hino, tutazi ko bazabishobora, nta n'itike tuzabaha, tutazi ko bazaba bakiriho. Twagusabye dupfukamye twinginga cyane ngo uzatanga ibihe byiza by'imvura, ibihe bya klima bidushobokera. Twagusabaga twinginga cyane ngo bizera abari hano n'abazaba bari ahandi bazakumbuzwa gukurikira amateraniro bazabikunde baboneke. Twagusabaga umutekano ku mpande zose. Twagusabaga ubumwe bw'abayobozi n'ubumwe bw'abadiyakoni. Twagusabaga abashyitsi
twagusabaga ko Mwuka Wera azavuga ibirenze ibyo umubwiriza avuga, bikabasha kugera kure aho atagera mu byumba by'ibanga. Data wa twese, burya tugusaba twari twizeye ikibihamije nuko wasohoje ibyo twagusabye ku rugero rurenze urwo twabivuzeho. Mana yacu, uhabwe icyubahiro. Dupfukamye hano tuguhamya. Uri Imana yumva, uri Imana ikundira itorero, uri Imana yaduhamagaye ikatwishingira. Ubwo twari yarakumwima tubwiye amagambo yuko n'igihe duhagurutse tugenda hari abamarayika baduherekeza tutareba. N'igihe kandi duhagurukijwe no kuvuga, Mwuka Wera acengeza amagambo akayageza kure mu mutima. Izina ryawe rihimbazwe. Data wa twese rero, mu byabaye byose warakoze. None se Mana yacu ko tudashoboye kubirondora kimwe kuri kimwe, ariko tukaba twarabibonye biba, ntidukwiye kubigushimira. Warakoze cyane kubw'umubwiriza, warakoze kubwa Bibiliya yabumbukiye hano, warakoze kubwo kwerekana ukuri kuri mu mwuka w'ubuhanuzi, warakoze kuvuga iri torero uko rikwiriye kuvugwa, ngo uhamagarire abaririmo gushikama, ngo barinde kudigadiga, kandi mu mahitamo yabo bahunga urujijo. Warakoze cyane ko amagambo yabwiwe abatari Abadiventisti kugeza ubwo abatari bo bemera kwinjira muri iri torero. Turagushimira kubwo ababatijwe 37. Warakoze kubw'urugendo urwo ari rwose Musoni yakoze rukaba amahoro. Warakoze kubw'umuryango we twasabiraga icyo gihe ngo umufashe ukarabashoboje. Data wa twese, warakoze cyane kubw'inshingano z'abadiyakoni, kubw'uburyo abajiya, abashefu guide borganizaga, twarabibonaga bakabihuza, uburyo watanze umutekano mu buryo bwose mu bya sonorisation. Kandi Data wa twese, warakoze cyane kubw'ubufasha bwabonetse ngo aya mavuna ashoboke. Uhabwe icyubahiro. Turagushimiye, wakire gushima kwacu, nguko uko dushoje ivuna, uhabwe icyubahiro. Minsi ikurikiyeho niyo gukora ibisigaye, kuko dukuye imbaraga mu birangiye. Mana yacu, kandi minsi isigaye niyo kugira ngo nanone udushoboze, kuko tubonye ubuhamya bw'uko binashoboka. Nibizaza ubutaha uzabidushoboze. Ubutumwa bwatanzwe kuri uruhimbi bwarebaga Abadiventisti, bagusabye ngo buvure aharwaye hose, buvure uwo ari we wese. Hari ibyatunaniye gukemura mu mitima yacu. Ijambo ryawe ribaye umuti, kereka ko nyirabyo yakwanga akabigundira, ariko umuti wari uhagije. Turagusaba ngo ukize, wunge, womore, utere kubabarira no gukomera, ukureho gushidikanya, uteresha abantu intambwe zirenga intambara z'impimbano. Kandi Data wa twese, mu kwizera imbaraga zawe turusheho gushikama. Ababatijwe turabagutuye ngo bakomereze muri iri torero. Data wa twese, urakoze kuko twumvishe, urakoze, turagushimiye. Na gahunda ziri imbere nazo zikomeze kuba mu biganza byawe, kandi we gukomeza kwitegura ubwami bwawe buri hafi kuza. Abumvisha ubutumwa binyuze ku ikoranabuhanga aho baherereye, twifatanyije nabo muri iri sengesho, ngo Mana yacu, Mwuka Wera ababeho. Abadafite aho basengera ariko bakurikiye hano, abari mu Rwanda n'abari hirya yarwo, twese Data wa twese, komeze kutuyobora mu murongo umwe wo kwezwa, kuko uri hafi kugaruka, kuko uteje batazakubona, twe kuruhira ubusa. Data wa twese, urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.